Tugiye gusoma muri Samweli wa mbere igice cya 30. Ni inkuru ndende. Ndabasomera guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 30. Mumbabarire nako ni kugeza ku murongo 20. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagira i Sikulagi ku munsi wa gatatu, basanga abamaleki bateye igihugu cy'Ikusi n'i Sikulagi, batsinze i Sikulagi bahatwitse. Banyaze abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari kumwe baherako batera hejuru bararira, barahogora, bagezaho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'Umunyezereli na Abigayili wari Mukanabari w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izi ngabo nzazifata? Aramusubiza ati, zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda, bageze ku kagezi Besori, abari basigaye inyuma batakaraho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara, zari zirembye, bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Hanyuma basanga umunyegiputa ku gasozi, bamuzanira Dawidi, bamuha umutsima ararya, bamuha n'amazi yo kunywa, kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini n'amaseri 2 y'inzabibu zumye. Amaze kurya asubiza umutima mu nda, kuko yari amaze iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atanywa. Dawidi aramubaza ati, uri mugaragu wande, kandi uturutse he? Nawe aramusubiza ati, ndi umuhungu w'Umunyegiputa, umugaragu w'Umwamaleki. Maze iminsi 3 databuja antaye, kuko nari ndwaye. Twari twateye igihugu cy'Abakereti n'icy'Ikusi n'icy'Abayuda n'Ikusi, mu bwa Karebu dutwika i Sikulagi. Dawidi aramubaza ati, wanjye imbere ukangeza muri izo ngabo? Aramusubiza ati, ndahira Imana ko utazanyica, cyangwa ko utazantanga ukampa databuja, mbone kugeza muri izo ngabo. Nuko aramumanukana, basanga bagandaje barya banywa, bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. Dawidi aherako arabica, uhereye mu rukerera ukageza ku mugoroba w'undi munsi, ntiharokoka n'umwe, keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura ibyo abamaleki bari banyaze byose, atangira abagore be bombi. Ntibagira ikintu babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa b'abakobwa, haba na kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe, Dawidi abigarura byose. Dawidi anyaga amashyo y'inka n'ay'intama zabo zose, bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati, uyu ni wo munyago wa Dawidi. Iyo dusoma Bibiliya, harimo abagaragu b'Imana b'igiciro cyinshi Imana yakoresheje. Ntabwo igihe cyose bahoranye amahoro n'umunezero, bagiye baca mu byago byinshi n'amakuba menshi nabyo. Nka Yosefu yagurishijwe n'abavandimwe be, ajya kuba umucakara muri Egiputa. Nyuma yaho hari umugore waje kumurega ibinyoma, nuko Yosefu ashyirwa mu nzu y'imbohe. Nk'uko abagaragu b'Imana Pawulo ndetse na Petero nabo bagize amakuba baciyemo. Iyo ndi kubwiriza ubutumwa bwiza, nanjye ndibuka ko Sekibi yanteje amakuba menshi n'ibyago kugira ngo mbuze kubwiriza ubutumwa bwiza. Si ibyo gusa, ahubwo ababwiriza bacu bose batambutse ayo magorwa nk'ayo. Birumvikana ko igihe cyose duhuye nabyo Imana yagiye idufasha. Nk'uko nabivuze mu ijoro ryakeye, ubwo Pawulo na Sila bakubitwaga bagakingiranwa mu nzu y'imbohe, baribazaga bati, sa tuzasohoka dute? Si kuko tuzabishobora. Bashoboraga kuguma aho ngaho bihebye gusa. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila baravuga bati, oya, Imana iri kumwe natwe, ubwo si cyo cyaba ikibazo gute? Basenze Imana baranayihimbaza mu gihe bafite umutima nk'uwo. Haje kuba umutingito, nuko amarembo yose arakinguka, ndetse n'ibyari bihambiriye byose biradohoka. Pawulo akangutse avuye mu bitotsi, asanga irembo ryamaze gukinguka. Umurinzi aravuga ati, rwose ubundi mu byago bikomeye cyane, ubu abagororwa bamaze guhunga. Afata inkota yagiye kuyishinga, ariko Pawulo aramubwira ati, twese ubu turi hano. Wa murinzi aratangara cyane, aribaza ati, nkora iki koko kugira ngo nkizwe? Nuko umuryango wose uza kwakira agakiza.
bukeye bwaho baje gukatirwa urubanza, nuko Pawulo na Sila bararekurwa. Si njye njyenyine gusabwa n'abandi bene bose dukorana, baza mu biterane dutegura, bakakira agakiza, bakagira ubuhamya, bakagira umunezero mwinshi. Mu isi Imana iriho, ariko na Satani nawe arahari, we uduteza amakuba ndetse n'ibyago, ugerageza kugoreka umurimo w'Imana dukora. Nanjye ubwanjye kenshi nagiye ngira ayo makuba nk'ayo ngaho rimwe na rimwe, ariko iyo nsubije amaso inyuma mbona ko Imana yagiye idufasha muri ibyo bihe byose, ikatwitaho. Yosefu yanzwe n'abavandimwe be, nuko agurishwa muri Egiputa kujya kuba umucakara. Iryo si ryo ribaye iherezo, ahubwo yaje no gufungishwa n'umugore wa Potifari, ashyirwa mu nzu y'imbohe. Yosefu ntiyagumye mu nzu y'imbohe gusa, yasemuye n'inzozi z'umwami, ahinduka umutegetsi muri Egiputa, nuko akiza abanyegiputa bose inzara yari yarateye. Dushobora kubona uburyo yakoze imirimo ihambaye cyane yo umuryango wose mu gakiza. Mu itorero ryacu habaye amakuba menshi mu bihe byahise. Hari abantu benshi baturwanyaga, rimwe na rimwe nubwo na bene data bajyaga bahagarara mu ruhande rw'abanzi bacu bakaturwanya, ariko buri gihe cyose ibyo ubwo byabagaho, siko nabaga mfite kwizera igihe cyose, ariko Imana yajyaga iza ikadutabara, ikadufasha. Ubwo twabaga abakozi b'ubutumwa bwiza bw'Imana, Sekibi aduteza ibigeragezo, ashaka kudushuka kugira ngo twihebe. Ikintu kibaje nuko abapasiteri bacu bamwe na bamwe, hari bamwe bashutswe na Satani, bareka umurimo w'Imana, babaho mu kababaro. Ariko urako umwami Imana ari kumwe natwe muri ubutumwa bwiza, ntibyigeze na rimwe birangirana imirimo ya Satani. Byasaga nkaho tugiye gutsindwa, byasaga nkaho tugiye gupfa. Ibitekerezo byinshi cyane byazaga muri twe bikatubwira ko bitazakunda, ariko iyo tushoboye kubirenga, Imana itugirira ubuntu ndetse n'imigisha byinshi bidashira. Mu gihe wakubwa ubutumwa bwiza ugahura n'amagorwa, ntugatinye, kubera ko ikirenze ibyo byose Imana iri kumwe natwe, niyo ikomeye kubiruta. Yesu niwe ukomeye kubiruta. Iyo turebye no mu gitabo cya Yobu, tubona uburyo Yobu yagiye uko Sekibi yagiye kurega Yobu ku Mana. Imana ntigeze na rimwe irekurira Yobu ngo atwarwe na Sekibi. Iramwemerera ngo ushobora kumushuka, ariko uramenye ntuzakore ku bugingo bwe. Ubwo Sekibi yongeraga kumushinja nanone, iramwemerera ati wemera ukora ku mubiri we, ariko ntukore ku buzima bwe. Igihe cyose Imana ishyiraho imbibi kugira ngo bizarangire tunesheje, ariko bene data mu gihe baciye amagorwa ndetse n'umwijima, Sekibi akomeza kubagaburira kwiheba kugira ngo abarekere mu kwiheba. Ati sinzabibasha, simbishoboye, sindira umubwiriza. Rimwe na rimwe hari abantu bagenda bava mu itorero umwe ku wundi, mfite umutima mugari cyane wo kubabwira ibi ngibi, ariko rimwe nabwo bakupa telefone zabo kugira ngo tutanaganira. Ubu ni umugambi wa Satani. Hari bene data benshi bavuye mu itorero, ariko hari n'abandi benshi bagenda bagaruka umwe ku wundi. Simbizi neza, sinahamya ko nta wundi uzagenda, ibyo sinabimenya, ariko Satani wakomeza kutugerageza. Muri aya magambo twasomye uyu munsi, Dawidi yari umuntu Imana yashyiriyeho kuba umwami. Dawidi yarazi neza ko Imana yamushyiriyeho kuba umwami. Umwami Sawuli nawe yarabizi. Umwami Sawuli yaza kwirekurira Imana, yari kubwira Dawidi ati Dawidi vayo uze tuvugane. Kuri ubu ngubu ndi umwami, ariko ntekereza ko nawe Imana izakugira umwami. Rero mu bushake bw'Imana niteguye kuzakwegurira ingoma igihe icyo ari cyo cyose. Reka tujye dukorana rero, ujye umba bugufi. Ubwo uzaba ubaye umwami, nawe uzamfate neza, reka tubane mu mahoro. Iyo abigenza atyo byari kuba byiza bingana iki, ariko Sawuli ntiyabikoze. Kubera ko yari umwami, yatekereje ko ashobora kwica Dawidi. Nubwo yari azi neza ko Imana yimitse Dawidi kuba umwami, yaravuze ati ntihandi nzamwica kugira ngo nzarinde ingoma yanjye. Yakomeje kugerageza kwica Dawidi. Umunsi umwe Dawidi ntiyakomeje kubyihanganira ukundi, nuko arahunga ajya mu Bafilisitiya. Sikuragi Dawidi yaje kuhubaka amazu ye n'abagaragu be ndetse n'abagore babo n'imiryango yabo. Ubwo bagarukaga bavuye ku rugamba, yanukiwe n'umuntu kudasanzwe. Arebye asanga umudugudu wa Sikuragi wose watwitswe, asanga abagore n'abana babo bose batwawe bunyago. Dawidi yari afite abagabo 600 bajyaga bamukurikira. Dawidi yaravuze ati rwose ubu ngubu abagore bacu n'abana batwawe, ese kuko aracyabaye umwami byarabarakaje,
abenshi batoragura amabuye, bari biteguye bari biteguye kuyamutera, bati reka tuyamutere ubundi dushake imiryango yacu. Dawidi abagabo be bari bagiye kumutera amabuye. Ese Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo Dawidi yagize agahinda gakomeye cyane, ariko yikomereza ku Uwiteka. Yikomereje ku Uwiteka. Aya magambo ni meza cyane. Muri Bibiliya handitswe ngo iki? Handitswe gutya ngo mu murongo wa 8, umurongo wa 6, maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Imbaraga zose ziturwanya ziva kuri Satani, n'imbaraga ziturinda zikava ku Mana. Ikintu ugomba kuzirikana nuko Imana izi ubwenge cyane kurenza Satani, kandi Imana irakomeye cyane kurenza Satani. Mu gihe Satani aguteye, ushobora kwiheba ukibwira uti sinzabibasha, sinibwira ko nzakushobora gukomeza gukora umurimo w'Imana. Iyo uciye mu bishuko bya Satani, wowe ku bwawe biba bigoye, ariko muri ako kanya iyo uhanze amaso Imana, Imana iza gushoboza cyane kubinesha. Maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana b'abahungu n'ab'abakobwa, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Iri ni ryo hame ryubaha umuntu aciye mu makuba ndetse n'ibyago. Intumwa Pawulo abwirije ubutumwa bwiza nuko ikiza umuntu wari utewe n'abadayimoni ahitwaga Filipi. Baramurega, baramukubita, nuko bamushyira mu nzu y'imbohe. Pawulo yarababaye igihe runaka, ariko mu gicuku yaje kwibwira ati kuri ubu ngubu nahoze ndi kureba ku biriho gusa. Areka kureba ku biriho, atangira kureba ku Mana. Ati ubu ngubu turi muri gereza, twakubiswe, ntabwo tuzige tuzasohokera, ariko dufite Imana. Ibi ntabwo ari byo bizaba iherezo mu gihe Imana iri kumwe natwe. Ubwo Yosefu yari umucakara, akajya muri gereza, byasaga nk'aho ari ryo herezo, ariko nyamara iyo niyo yari inzira izamugira umutegetsi w'Egiputa. Byaje kumuhindukira amahirwe yo gukiza abaturage ba Egiputa, akabakiza inzara ikomeye cyane. Yobu yaciye mu bigeragezo byinshi cyane, ariko Imana yaravuze iti Satani uramenye ntukore ku mubiri we. Imana yamuciriye imbibi, nyuma iragira iti ntuzakore ku buzima bwe. Inyuma yaho Imana yongeye guha Yobu umugisha nanone. Iyi niyo nzira y'ubuzima bw'umwuka bw'Abakristo. Natwe Satani aduteza amakuba, akaduteza ibyago. Igihe cyose nukumvira amajwi ya Satani gusa. Mu gihe uhanze amaso Imana, uzagira kwizera yuko uzanesha. Imitima y'abantu yagize agahinda kenshi, bashaka gutera Dawidi amabuye. Ariko se aho ngaho havuga ngo iki? Ngo Dawidi yagize agahinda kenshi cyane, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Uyu ni umurimo wa Satani, ariko mfite Imana. Kubw'impamvu rero iki si ikibazo habe na busa. Mu gihe uhanze amaso ku Mana, Imana irakomeye kurenza Satani. Rero yahaye Satani ayo mahirwe, nuko ibyo biza kumuhindukira amahirwe yo kuba Imana yakora. Naciye amakuba menshi cyane, hari ibintu nagiraga kwiheba, ariko binyuze mu Mana igihe cyose nagiraga ibyiringiro, nkabasha kunesha ya magorwa. Dawidi yagize agahinda cyane ko abantu benda kumutera amabuye, ko abantu bari bagize agahinda kenshi bitewe n'abana babo b'abahungu n'ab'abakobwa bari banyazwe, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka. Nimwumve neza, ingorane zije, ibi ari imirimo ya Satani, ariko haba hari Imana iri kumwe natwe. Ibyo Satani yakora byose birangira biduhesheje ikuzo. Igihe uhanze amaso ku Mana, icyo gihe nibwo ibigeragezo n'amakuba bya Satani bishira. Amaherezo Dawidi yaje kuba umwami, Yosefu nawe yaje kuba umutegetsi. Iyo Imana itwimitse, mbere yaho Satani agutera gutekereza kuzatsindwa, akaguteza ubwoba ndetse no kwiheba. Ariko muri ako kanya ukwiye guhanga amaso ku Mana. Abantu bashaka gutera Dawidi amabuye mpaka apfuye, ariko aza kuvuga ati Mana, ubwo ahangaga amaso ku Mana yaje gusubizwamo imbaraga. Ati ese nimbakurikira koko ndaza kubigarurira byose? Imana yamubwira ngo ngaho bigarure, bakurikire kubera ko bose uzabanesha. Abamarayika baraje banyaga abagore bose ba Dawidi n'abana babo. Bari batwaye abagore ngo babagire abagore babo, abana bazabagire imbata zabo. Bayiri bazaga ati ubu ngo ndajya he, turekera he?
bari kubibwirwa n'iki? Aba bantu ntibari hafi ko bari bamaze kugenda. Mu gihe babakurikiraga, hari umusore baje guhura nawe mu nzira, bari bahuze, bari bugaze bateka tumureke uwo musore twigendere, batari ko turamusuma utayahangaraza gupfa, reka tugende tumurebe. Basanga ni umusore wishwe inzara n'iminsi 3 agiye gupfa, nuko bamuha ibyo kurya, bamuha ji, nuko agarura ubwenge, nuko basanga ari umunyegiputa. Aravuga ngo nari maze iminsi 3 ndwaye, nari umugaragu wa Mareki, ndi umunyegiputa, banyirukanye ahangaha kubera ko narwaye, twari twateye amajyepfo y'igihugu cy'Ubuyuda, ndetse tuza no gutwika Isikuragi. Bati nibyo koko? None abo bantu usuze aho bari? Ati ndahazi. Ese wahatubwira hariho? Ati reka sinshaka kugenda namwe, sinshaka gusubira ngo njye kubabera umucakara. Ati keretse nimundahira ko mutazanyica cyangwa se ngo nimuntange mu maboko yabo, nibwo ndi bubatware. Babyemeranywaho nuko bahita batwara, babasha kugarura ibintu byose. Bagaruye ibintu byose, nuko baratahuka. Isikuragi ko ari hahiye, nta bari bafiteho kuba. Dawidi ntiyari afite aho kuba, byatumye asubira muri Isirayeli ajya gutura i Heburoni. Dawidi amaze kugenda, Abafilisitiya bongeye gutera Isirayeli nanone. Ariko ubwo Dawidi ari mu Bisirayeli, Abafilisitiya baratinye banga kuhatera. Ubwo Dawidi yabaga atari kumwe nabo, bajyaga babatera rwose bihagazeho bakabatsinda. Binyuze muri urwo rugamba Dawidi yaje kuba umwami. Kuki Isikuragi hahiye rero? Imana ashaka kubwira Dawidi ngo wigume aha ngaha, haguruka ubugende, jya muri Isirayeli uhinduke umwami. Yarebazaga ati kuki abana banjye kuko ubu ngubu banyazwe? Yagiye kugarura abana be no kwica Abamaleki, agaruka mu gihugu cya Isirayeli, asanga Sawuli amaze gupfa. Ako kanya Dawidi ahita agirwa umwami. Mu ruhande rumwe byasaga nk'ari amakuba ndetse n'ibyago, ariko byari amahirwe meza afungura inzira z'Imana. Dukorera Imana tukakira imigisha yayo myinshi, ariko Satani burya abatakaje umwe mu bantu be, agerageza cyane kuduteza agahinda. Ariko mu gihe turi kumwe n'Imana, Imana iraturinda. Mu gihe uhuye n'amakuba rero ntukihebe, ujye uhanga amaso ku Mana. Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bafite agahinda, umuntu wababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa, ariko Dawidi komereza ku Uwiteka Imana ye. Muri mwaka wa 2022 nizera ko ubuntu bw'Imana buzisuka mu itorero ryacu. Nizera ko imigisha y'Imana izisuka mu buzima bwa buri umwe wese muri mwe. Ariko mbere ko tubona imigisha, Satani azaduteza amakuba ndetse n'ingorane. Mu bihe nk'ibyo ngibyo nuhanga amaso ku Mana nk'uko Dawidi yabigenje, uzasanga amakuba n'ibyago bitakira amakuba n'ibyago. Uzasanga ari umugisha kugira ngo ube umwami, uzasanga ari umugisha kugira ngo ube umutegetsi. Imana ntabwo ijya ikureka, Imana ishaka kukwimika. Uhanga amaso kuri iyo Mana. Nuhanga amaso ku Mana, Imana izaguha imbaraga nshya kandi uzakira ubuntu. Reka nongere mbasomere nanone. Maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose barafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa, ariko Dawidi komereza ku Uwiteka Imana ye. Aya ni amagambo ahebuje bingana iki? Twahuye n'amakuba y'ubwoko bwinshi, ariko Imana ihorana natwe igahora idufasha. Rero icyo ni kibanziriza kukuyobora mu buntu ndetse n'imigisha myinshi. Samweli wa mbere igice cya 30:6. Maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa, ariko Dawidi komereza ku Uwiteka Imana ye. Mu mwaka mushya wa 2022 Imana izadufungura amarembo mashya imbere yacu. Satani azagira ishyari kandi ntazarekera kugerageza kudushyira mu gahinda n'akababaro. Nubwo waba wumva ugiye gupfa, mu gihe wiringiye Imana, ushobora kuzanesha ayo makuba. Tuzimurirwa mu ntebe y'ubuntu ndetse n'imigisha. Muzirikane iri jambo. Muri 2022 hazabaho amakuba, hazabaho ibyago, ariko binyuze mu kwibuka Imana uzashobora kubinesha, uzaba umwami kuko Yosefu nabaye umutegetsi. Niringiye ko mwaba abantu bazakira ubuntu n'imigisha by'Imana. Mu gihe hari amakuba, mu gihe hari ingorane,
ujya utekereza uti bivuze ko ngiye kubona umugisha. Imana iri mu ruhande rwanjye niwizera ibyo, uramenye ntuzagwe muri ibyo bishuko, uzabaho ubuzima bw'ubuntu, uzashobora kwera imbuto nyinshi z'Imana. Ndashimira Imana cyane yadufashije mu mwaka wa 2021 no muri 2022 nabwo. Nizera ko yadutegura imigisha myinshi cyane ihebuje. Murakoze. Reka dusenge. Mana Data yera, turagushimye. Turi abanyantege nke nta nubwo twanesha ibishuko byoroheje, duhura n'ingorane. Ubwo Pawulo yahangaga amaso ku Mana, yahimbaje Imana ayisenga, nuko arasenga, Imana irakora. Tubona ko byahindutse mu buntu. None Mwami, twakira imigisha myinshi ivuye kuri wowe Nyagasani, twakire n'ubuntu, twakire n'isezerano ry'ijuru. Satani agerageza gutuma twiheba, akaduteza ingorane. Igihe cyose twizeye ko Imana iri bukore, turashaka amaso kugira ngo twakire imbaraga zawe. Binyuze muri we tuzakira ikuzo, twamaze kuba abanyamugisha. Turagushimye hamwe n'itorero ryawe ukunda, hamwe na bene data ndetse n'irivugabutumwa ryacu. Twiringiye ko imigisha y'Imana n'ubuntu bizakomeza kutwisukaho. Turagushimye cyane, dusinze twize mu izina rya Yesu Kristo. Amen.